yemereye tu hanyuma so ngewe mubaze so ngareka mubaze ko kwitaga ibihumetse nimugoroba Brian murapiki oya Brian arabizi ngiye bro narababwiye ngo sinkunda indyarya ariko reka nongere nangire itangazo hano hantu hari 3,000 ubu abangaba bari active 3,000 nibi wenda birenga 10 nuko abangaba aribo bari active umuntu arimo kubona reka ntangire itangazo hano bro ntabwo nkunda indyarya kuko nanjye ntabwo ndiyo ntabwo ndi indyarya ni nayo mpamvu nakunda indyarya uwo mugore wigize umugabo urabyumva uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku space ariko shama mwumva twebwe nta teki twagira mwumva nta teki twagira mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo mfite video zacenye noneho gisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ningo cyashenye bro urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko nawe wazisabye ndaziguha haribi ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo Nyamirambo rero tuyisezeraho Kibaga bagura yisezero urahita usanga umugabo South Africa uwo mugabo mwabyanya zahita musanga South Africa kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa Kigali kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka nimukomeza narababwiye ngo ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko kugira ngo ni imikino muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga uwo Brian ni gasopo yanyumi yingiyi n'abagenzi be mwese this is the last warning Inyamirambo ntiwakongera kuhanyura nago Kibaga nta n'umuntu wakongera kugwikira cyo kudija barimo kubona utinga abagore babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ abafana be barimo baragushuka abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura bombo youth na depan bombo youth narabaretse big energy big time ndabareka muragenda munyiniraho mwabiginga mwe numvise ngwire nari hano we kaboko yo narabaretse munyinira ariko this is your take this is my turn bombo clats this is my turn. You should stop talking about Yago. You should stop everything cause yo niba mudafite ikintu kiza mwamvuga yo mureke gushuka abantu mubereye abafana uwo muntu ari ku kagozi arabizi uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo Yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Brian ngo bombo clat bombo clat you don't know light up the fire you don't know narababwiye ngo jihad ndaje mukubita inyundo bamwe baravuga ngo ni imikino nababwiye umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute wabahaye raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagari mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorerera kora uwo murinda haba urwango afite mu mutima we uwo nguwo arabizi kandi you never sha Irene ntuzigera unduta kabisa you see kabisa you will prosper uzakonfirm abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu aho ngaho i Kigali yo bro meze neza sana niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we kiri ku kagozi kirinde none ikintu gitangaje reka nyikubwire
ikintu gitangaje jerekanye kubwira hari abantu bataza amakuru batabize Sabe yicaye mu kagari abatabizi mu bimenye none reka mbyemye mbivuge Sabe ari mu kagari nashaka ave abereke iki noneho naveyo ari mu kagari yicaye mu kagari kubera iki oye ni atamugara ndabona murimo kwandika none se Dekati yaramugaye cyane ntago yamugaye n'uri ntago ari njye abaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifunda hano biti Shyorongi nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye Shyorongi unuvuga ngo akagare kakandi basunika niyo mpamvu ibintu byose mwakoze ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyaho ngaho ibyinshi turabifite hano ibyo mwakoze abana mwagiye mukorera ibintu bibi turabifite rero wowe rwose yo hari abantu bari ku kagozi Melody noneho ngarahageze byanyabyo wamwakira nigishaka kigeyo reka ndebe ko cyatse request tugishyiraho ntusukukirisha kanye nasi reka ndebe ni cyake request niba ari ikintu cy'ikigabo ni cyake request se niba ari ikintu cy'ikigabo ryo gase ibyo gihakana ibyo tuvugana no kibihakana abanyarwanda bumva nago cyabikora umva ikintu gitangaje my guy abafana hari babeshya umuntu bafana buretse hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara ngo niba ari abaki bro nimba kubita video uwo DJ Brian wanye arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina afite igikoresho cy'umugabo noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazanira n'ama message yaramusenyeye ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo abafana be nago muzongera kubivuga muzahita mugira ubwoba kandi muri abanyabwoba nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we muri abanyabwoba uwo DJ Brian akora iki baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we bombo youth bitwaza amadirido bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ko ari umutinganya ngo yambaranga ibipantaro ngo bya bombo youth this is the last warning nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi ibyo nagufashije ibyo nagukoreye byose urabizi ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye ukiniza abandi bahanze ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho woyo bombo yutina depa ubwo naga ndimo kurengera reka mbe murekeye kuko aranzi buriya umutima w'ahari uri muramurya aranzi abajene baba bazi ko ngari bo bafite amakuru bonyine wana bro byafashe igihe kugira ngo mfate igihe mvuge ngo bano bantu baranshakaho iki barandwanyiriza iki kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi umwuka w'umwijima jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu urumva nurwanya mu izina rya Yesu nago ngurwanya mu izina ryanjye ngiye ngurwanya mu izina rya Yesu murajya haramukora ama space muranyica mutumira abagore ngo nabateye amada muranyica murababwira ngo muvuge ibi muranyica murakomeza muti bamufunge bamufunge ibyo biranga ngo byamenyekanye ko ngura mugore nginda ngo nago yari yawe ngo yari yanuze ngo DJ ngo nago ya producer noze ngo yari yande producer w'ikikoryo ramoze abafana b'abantu babata mu mazi abira pe ndimo ndabibona nginda yari ya producer mwatuma umuntu wanyu mwatuma umuntu wanyu disi mushaka gutuma umuntu wanyu muzabaza amakuru y'ibyabereye Belgique uwo ngo DJ Brian ajya Belgique ibintu yakoze muzabaza social mula ibintu DJ Brian yamukoreye man
bari Belgique ariko muba muri mu biki ko dufite amakuru yanyu menshi mwihakanya ababyeyi banyu byagize mute Belgique muterwa bya Belgique abantu muterwa ngo ni ibinyoma ngo nago ngo byabayeho ngo byari ibinyoma. Ubundi se we Brian mubanye gute? Oba nk'ikibazo muko yamambajije ndagasa. We mubanye gute? Icyo nshaka ni ibimenyetso bya nta kindi. Nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu uwo ari we wese. Umusa icyambe ni ibimenyetso. Ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine baca urubanza. Next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona zanshyiraho tiki hanyuma ariko nucikwa na mugenzi we mu magambo make Brian wamutegetse ngo ajye akina indirimbo zawe muri club ku ngufu. Oya bambi oya nashaka pe ntazabikore bro umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe iki nkakugane uzamfashe ikintu cyose wumva washobora umbaza kuri album nkubwirane album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira bro ngewe uyu muntu musabye kunkorera ibintu abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya bikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we ushobora kugira gute kubikora. Ni nayo mpamvu n'abantu bari hano album yanjye nisohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify, kuri Audiomack, kuri Deezer, Boomplay. Na album nzi neza ko muzakunda iriho imiziki myiza, iriho amacollabos kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki. So my guy rero ngewe dusoza yeah man dusoza kwinica Ramhanzi wundi wavuze ni ntarya Amalon Jibris Gisa ni iki cyabafanya mu muziki si cyo mwita games iyo game se iyo wowe nande nge batakomeye game icyo bita game iyo game showbiz mu Rwanda ngifite showbiz mu Rwanda ngifite ikintu bita game ngo baba barimo gukina game ariko nagaskenye urumva anyway baba barimo gukina game urumva so abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe hari abantu batigeze bahabwa shalo abantu batigeze bahabwa recognition natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma ubwamamare bushingiye ku kinyoma iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show abantu mwese mugende mukore subscribe dufite topic ivuga ngo ubwamamare bushingiye ku kinyoma ikiganiro cyasohotse mugende mukurikirane mwumve ikiganiro cyasohotse mugende mwumve ibyo twababwiye hanyuma Bruce Melody Parody abo bahanzi bose bavuzwe mwumve bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye itabi ririca Bruce Melody Parody wumvise ibyavuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubajije ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni kigoryi ndakizi cyayagaye yataye umutwe gute cyo cyayagaye arakizi cyo kiranga kigena kimeze nk'urusazi uravuga bya bisazi bya cya byabaga kuri toilette binini bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala n'umuntu wabimbwa ngo i Kigali ko reka mbivugire kuri no live ngewe nago mbishaka kabisa nago nshaka guhura nawe umusa kabisa komeza bikorera umuziki wawe ndakwemera ariko nge nago nshaka guhura nawe yahura nkanywa sumu ya panya nakibwe ati je kugira ngo nawe nanywa sumu ya panya wa kigoryi wa muti w'ikimbeba ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo ni ikigoryi bro ariko banza yarakwimye ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa cyangwa hari ukuntu muri formule vana makano kitwa ibiceri kuko ramusweranya ntago yagira ku biceri mfite yarasinyiye miliyari man bamuswera
nakibwiye ati reka kwigira ikigori cyangwa kubyumva. Rero iyo wanze kumva ubwenge bw'umuntu ugakora ubugoryi ndabona hari undi uje witwa Bruce Lee Melody itabiri zabyicubwa urukoboyi rwasohoye alubumu ya mbere yabayeho mu mateka mbi cyane itanzwe amafaranga menshi cyane. Ubwo twa dutegereje, nge nabwiye umuntu ndamuga ati ntegereje kumva ikintu Gahera azakurikiza, ariko yarabyivugira ati ndatakaje amafaranga menshi. Murakoze. ibi bintu ntamuwe ariko okay beka wambaje ibibazo byinshi nangereka mubaza ikibazo kimwe. Mbwira umuntu muri showbiz umwe babiri cyangwa batatu mukundana muri amaniga uvuga ati abantu namaniga yanjye twagiye batatu. Umusa ngiye kukubwiza ukuri urumva. Yego wewe hano turimo turavugisha ukuri bro, hano turimo turavugisha amaniga cyangwa ndamukunda n'ibyo byose kuko nge ntabwo mba nshaka kurabanura. Ariko nshaka kuvuga ati muri aba abantu mbona ba legit, nkavuga ati uyu muntu legit nkurikiza ukuntu game ibikina to. Yego game ihagaze. Umuntu bita Chris Easy ni legit. Chris Easy azike ashaka aguma mu ni niga yawe. Ngiye ndashaka inshuti zawe muri showbiz, nicyo kibazo nakubajije. Naga inshuti zanjye ubwo nawe urafata conclusion bitewe n'amagambo nkubwiye. Chris Easy ni legit, azike ashaka azike agomba gukora urumva. Ubwo rero ugiye kubeshya, ubwo ugiye kubeshya bireke rero ugiye kubeshya, ubwo rero ugiye kubeshya bireke. Icyo kibazo ngiye gusubiza ngubwira ngo umuntu ni inshuti yanjye manje nta nshuti ngira muri game. Ngewe ngira abantu ukiraho. Ninde muntu muri game wakwishyuye amafaranga meza ko batuye umuntu ama amafaranga meza y'akazi? Nta muntu numwe yigeze unyishyura amafaranga muri game. Ninde muntu wagutakiye cyane kurusha abana bati nyamba mfasha ntwikira mu bantu bose watwikiye wowe? Nanubwo nawe arabizi kari proud yabyo n'umuntu bita Kevin Kade. Kandi Kevin Kade azagira kuri byinshi kuko arabiharanira kandi azabigeraho, kandi ibyinshi yamaze kugeraho. Big energy. Hanyuma Semuhungu ni umutinganyi wiyakiriye. Semuhungu Semuhungu ntago ari ashamed yo kwemera ko ari umutinganyi. Ubwo niryo zina nyine dukoresha iwacu nyine arya. Semuhungu aryamana n'abasore, cyeswe yambwiye ko abonye icyana kizana gikoma nacyo. Nuko yambwiye urumva. Wow, ni sawa ariko Imana ikomeze imuturindire. Ngiye Semuhungu ariko ngiye Semuhungu rwose ndamwikundira. Semuhungu ni niganye tujya tunavugana mu mico ye. Ni umwana mwiza byatanga. Ngiye Semuhungu ari umuntu waneye story ye bituma mukunda kuva icyo gihe ntago ndongera kumwanga. Umuntu ndamusuje yitwa Ligirigi. Bamwita Liki. Bro, uri kuri Liki natanga utubazo twinshi ariko reka dukomeze Liki twe tumuretse. Abizi ntabwo tujya gusubira mu bintu byinshi. Liki reka tumuretse. Kise wambaza ibiye bibazo ko ngo ari umurigend ari living champion, ari living music mogul, ari living music machine, ari ubusubwo namuvuga w'ikimana umuniga kugira byinshi yango yabizi batabikubwibwa nta kintu narenza. Appreciating Big Energy no mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Likiriki ni hehe yigize aba recognized. Nihe munyereke mu Rwanda yabaye recognized. Uzaje mu bwamamare bushingiye ku kinyoma. Uzaje mu post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze nk'abati niyo muntu wahinduye game. Man, abantu mwese muri hano ibihumbi bitatu, abantu ibihumbi 3,800 muri active. Mumbabarire umuntu witwa Likiriki yo mumuhereza indabyo ze kabisa, mumuhindabyo ze yo mbabazi. Big up on yourself man. Likiriki niyo muntu wazanye touch abatabizi wenda batabisonakiwe reka mbisobanure mu magambo make. Yo mbabazi Big Energy man. Abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacukira abana batoya. Likiriki yagize gutya akora kuri touch azana Tom Close, akorera aba boys, akoreza aba Dream Boys, akorera aba Riderman, azana Tough Gangs yose no yizanye no akorera ama hit yose n'ibyo byose yahinduye